mana we mbega byiza koko ni njye ninde ndumva nishimye Yesu kubura mugabo yamviriye mu buzima mana shimwe uhimbaza sugo ndabivugana ndamwera hese kamamagare Dafite tuvugane yewe dupanga hano turi bujye kunywera Kristo we yewe yamviriye mu buzima mbega umugabo namwangaga ndamwanga kandi mwanga cyane bundi naye nasaze ndarara mu kabari usaka tafata wena Hello? Biteze? Yesu we bamugongeye he mana nyagasani we ubusa mbigenje na koko Kristo we Yesu we sawa turavugana sawa ndaje Yesu we mana yanjye yewe umugabo wanjye kwamviriye mu buzima none nizeye akaba agenda bigenza ne mana yanjye se koko nahemukiye iki koko kumupfuma mbwiye ko umugabo wanjye agiye kugaruka atavuga atareba ubu se koko nzamumaze mana nicyo mpembye koko kujya gukorera shitani nta mumaro Kristo we ubu se nzamumaze iki nzamutunga gutyo se umuryango wese nzawubwira ko byagenze ute mana we ndakwinginze ndengera nundengera iry'uyu munsi nukuri ntago nzongera ndakwinginze mana witeka we ndakwinginze nukuri fasha umuryango w'umugabo wanjye we ntibabimenye ko ari ibyo wakoze y'amahoro Yego. Esa ni mwebwe. Karibu. Ndaza muteze. Pasiteri. Ihangane byose. Imana yadufashije pasiteri tukamubona. Imana izakora imirimo ntukagira ikibazo jya wihangana. Komeza wihangane wiyakire. Ku munota wa nyuma Imana igikora imirimo kandi irasohoza. De kumbona utari hafa. Utari hafa. Cha meze neza nta kibazo kanzana gatebe twicara. Imana wagiye twere kwicara Imana izakora imirimo. Kanzana twicare nta kibazo. Imana yadufashije pasiteri akabone. Oya biragenda Mama pasiteri jya wihangana. Nimwicara ni karibu. Urakoze.
Bofre, wabaye iki ko ndi Bofre, atati none ndabifata mute haguruka nkwereka ahantu ushaka kujyana. Nta rero sinatwara umuntu utareba nari no kuvuga ndabigenza gute. Ndamenya mbwira ibiki arayanyu noneho ngaranashonje tujyane njye kureba ikintu. Haleluya! Yesu Kristo uri umwana w'Imana urashoboye. Haleluya! Utsinda abazimu, utsinda abadayimoni, izina ryawe rirahambaye. Haleluya! Yesu Kristo turagushima. Urakiranutse, izina ryawe rirakiza, izina ryawe rirabohora. Haleluya! Uri Imana. Kubonye ukiza impumyi, twarakubonye ukiza ibirema. Jesus Christ. Mfasha. Yesu we. Yesu we. Mchazi. Gake. Mumanure ticara nawe. Sawa. Humura. Yesu ni umwami. Humura. Yesu arakiza. Humura. Mvuye ku kazi nsanga Bofre wanjye aryamye hariya hepfo, nari kumva nari kuvuga nta kintu na kimwe ubu ngubu namubwira ngo yumve. Ese none muvande, uyu muvandimwe wacu byagenze gute, yabaye iki? Nanjye ntabwo nzi ukuntu byagenze. Mvuye ku kazi nyine nk'uko mbikubwiye nsanga aryamye hariya hepfo, nk'uko zo numva nyine navuga nareba niyumva. Mbere yarumva yaravuga? Yego. Yari muzima? Yari muzima, ahubwo nanjye biranunguye. Ni ibiki koko? Umva nanjye ntabwo mbizi. Nimba baramuroze, nimba ari abadayimoni biwabo, basi musengere ndebe ko hari ikintu byatanga. Reka dusenge Imana. Imana irashoboye. Imana ni inyembaraga. Imana irakiza. Imana yakoze ibitangaza bikomeye. Imana ikora ibyananiye abana b'abantu twebwe tutamenya, iby'abana b'abantu twebwe tutashobora. Imana yo irabizi. Ibibazo twibaza, Imana izaho iki kibazo cyakomotse. Hamwe n'Imana reka dusenge. Mu kwizera Imana irakiza. Twabonye ikiza,
twabonye dutabara natwe nawe izamukiza. Reka dusenga Imana. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Mana Nyiringabo, si rimwe si kabiri twakubonye, twarakubonye Mana mu bihe bikomeye utwiyereka. Uno mwanya nino saha databuja duciye bugufi, turakwinginze kugira ngo umanuke mu izina rya Yesu Kristo, ukize uyu muntu. Mana wahumuye impumyi zirahumuka, wakijije ibimuga databuja biragenda. Kano kanya nino saha turirukanye imigabo n'imigambi ya Satani, agaza abadayimoni zose turazisohoye mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo nibasoke mu izina rya Yesu Kristo.